abaduteze amatwi mwiriwe. Ku bufatanye na Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu Minubumwe, umushinga dufatanye urumuri ushyirwa mu bikorwa na Alerte International hamwe na ARCT Ruhuka ku nkunga ya USAID babateguriye ikinamico Shira Impumu mugiye kumva muri aka kanya. Nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, ubumwe, ubwiyunge n'ubudaheranwa n'inzira Abanyarwanda bahisemo kugira ngo bagere ku mahoro n'amajyambere arambye. Ibi bigashimagirwa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda. Mu rugendo Abanyarwanda bamazemo imyaka 30, ubumwe bwabo bugeze ku rwego rushimishije. Nubwo twishimiye intambwe imaze guterwa muri urwo rwego, ariko haracyagaragara inzitizi zitandukanye zibangamiye ubumwe, ubwiyunge n'ubudaheranwa. Mu rwego rwo gushakira ibisubizo izo nzitizi, hateguwe ikinamico Shira Impumu igamije kwimakaza ubumwe n'imibanire myiza by'Abanyarwanda. Muri iyi kinamico muriyumviramo inzira y'ubumwe, ubwiyunge n'ubudaheranwa mu batuye imisozi y'Ibweramahoro n'Inyamitavu, nuko bakomeza kugenda bakemura ibibazo bahura nabyo mu buzima bwabo bwa buri munsi. Duherukana mu gice cy'178 cy'ikinamico Shira Impumu, aho nyuma yo kunyura mu biganiro by'isanamitima bakaganira ndetse bakomorana ibikomere bikomoka ku ngaruka za Jenoside yakorewe Abatutsi, bayifashijwemo n'umushinga USAID dufatanye urumuri, abaturage b'Ibweramahoro, Nyamitavu na Gasharu bari mu gikorwa cyo gutera igiti cy'amahoro nk'ikimenyetso kigaragaza urugendo bamazemo imyaka 30 bubaka ubumwe n'ubudaheranwa by'Abanyarwanda. Hagati aho Roza wari warabuze yagaragaye aje mu nama yakerewe. Ese mama yari yaraburiye he? Ntiwashira amatsiko udakurikiye ikinamico Shira Impumu. Reka mbareke rero mukurikire igice cy'179. Nyamara Musafiri aragenda ahinduka. Kuva abagize club dufatanye urumuri bamusura bakamuganiriza, ntabwo akihisha abantu. Rwose asigaye yitabira ibikorwa bitandukanye bihuza abaturage. Ntiwibuka ko agifungurwa nari mu itsinda rya musuye yatubona agatibika? Kiriya gihe byari bigoye Zawa. Yari akeneye abantu bamwegera bakamufasha kongera kwisanga mu muryango nyarwanda. Mureke twegerane badi, dufatanye gutera iki giti cy'amahoro. Abari inyuma namwe nimwigire hino. Musafiri, reka twegera abandi. Niko bimeze, reka twegera abandi twifatanye gutera iki giti. Nimuceceke tuganire. Ariko ayo nyuma mwacecesera tukumva ijambo rya Simba Ikangwa. Mbere na mbere ndashaka kubashimira kuba mwitabiriye iki gikorwa cyaduhuje cyo gutera igiti cy'amahoro muri benshi. Nk'uko mubizi, ubumwe bw'Abanyarwanda ni umurage abakuze tugomba kuraga urubyiruko. Muzi ko amateka yaranze igihugu cyacu Abanyarwanda twayakuyemo amasomo, tukaba twarasubiye ku isoko, twimika indangagaciro zashenywe n'abakoloni, dushyira imbere ubunyarwanda buduhuje kuko aribwo bwaranze intwari zubatse iki gihugu kuva kera na kare. Nkaba rero numva abakuze ibi tugomba kubitoza abakiri bato kugira ngo intambwe twishimira tumaze gutera mu rugendo rw'ubumwe no kubaka amahoro bitazasubira inyuma. Gahunda ikurikiyeho isoza uyu munsi ni ugutera igiti cy'amahoro. Nk'abakuze ba Karabu dufatanye urumuri, tukaba twiyemeje gufatanya n'urubyiruko gutera iki giti. Musafiri, reka twegera abandi. Nyamuneka icyo giti nimugikure mu gihugu. Ese wama iki giti duteye ubu ntikizumara? Abari inyuma namwe nimwigire hino. Ntabwo cyakoma duhariza wacu. Igiti nk'iki tugomba kugisigasira ku buryo n'abazadukomokaho bazakigiraho amateka mabi twanyuzemo, nuko twaje kuyigobotora. Nibyo rwose, iki giti kigomba kuzaba inganzamarumbo, kikangana nka bya biti by'ibigabiro by'abami. Menya icyo gihe tuzaba tutakiriho. Nubwo twaba tutakiriho, ariko amateka yacu ntabwo azigera asibangana. Muceceke tuganire. Abari inyuma namwe nimwigire hino. Nimuceceke twumve badi. Murakoze cyane ku gikorwa cyiza tumaze gukora. Intego nuko twese tugomba gufatanya tukazita kuri iki giti tumaze gutera, tukacyuhira, tukakibagarira, tukagifumbira, mbese tukazirinda ko cyazuma. Iki giti rero nk'uko mubibona ni ikimenyetso cy'ubufatanye mu kubaka ubumwe bw'Abanyarwanda Ibweramahoro, Inyamitavu ndetse na Gasharu. Reka nsaba urubyiruko rwacu rudufashe rushyireho indirimbo. N'ubudaheranwa ni inzira ikwiye twahisemo yo kubaka amahoro, amahoro arambye nk'Abanyarwanda. Ubumwe n'ubudaheranwa ni inzira ikwiye twahisemo yo kubaka amahoro, amahoro arambye nk'Abanyarwanda. Urubyiruko rw'u Rwanda duharanire amahoro arambye nk'Abanyarwanda, turangwa n'ubwiyunge duharanire amahoro.
nk'abanyarwanda ubumwe n'ubudaheranwa n'inzira ikwiye twahisemo yo kubaka amahoro arambye nk'abanyarwanda imvugo zibiba urwango tuzirwanye duharanire amahoro arambye nk'abanyarwanda turwanye amacakubiri duharanire amahoro arambye nk'abanyarwanda ingengabitekerezo ya jenoside tuyamagane duharanire amahoro arambye nk'abanyarwanda mu midugudu iwacu duharanire amahoro arambye nk'abanyarwanda mu tugari n'imirenge duharanire amahoro arambye nk'abanyarwanda twese nk'abanyarwanda duharanire amahoro arambye nk'abanyarwanda ubumwe n'ubudaheranwa n'inzira ikwiye twahisemo yo kubaka amahoro arambye nk'abanyarwanda. murakoze cyane ku gikorwa cyiza tumaze gukora. Ikindi nk'uko mwabibonye hano turi kumwe n'umushyitsi yitwa Claude, ni musaza wa Jeannette. Reka nawe tumuhe akanya basuhuze. muraho tuguhaye ikaze Claude we. arewe ubwo ubonye Claude utangiye guhindura ijwi rero. nk'uko simbikangwa bivuze nitwa Claude Biziyaremye. Jeannette ni mushiki wanjye, ngira ngo benshi muramuzi. ufite akabari saro wamuyoberwa. Jeannette turamuzi. nk'uko mubizi mvuka ku Gasharu, ubu nkaba mbi Burayi. Njye na mushiki wanjye Jeannette tukaba twararokotse jenoside yakorewe abatutsi, twarokokeye ibweramahoro tubikesha simbikangwa waduhishe. ese Claude n'uyu najyaga numva bavuga. Claude rwose iyo tuza guhurira mu nzira ntabwo nari kumumenya, muheruka akiri umwana. ariko wamaho ubwo Claude abi Burayi uwazamutuma umubavu wo kwitera. ceceka nawe dore ko ukunda kuvuga iby'imibavu se bijemo biti. nyamuneka aho inyuma nimuceceke twumve Claude. Ndagira ngo nshimire simbikangwa mu ruhame ku gikorwa yakoze cyo kuduhisha muri jenoside yakorewe abatutsi, njye na mushiki wanjye tukarokoka. Iyo tugira abantu benshi bafite umutima nk'uwe, hari kurokoka abatutsi benshi. ibyo Claude avuze rwose nibyo. Ikindi kintu nishimira nuko nabashije kuza kwifatanya namwe kwibuka ku nshuro ya 30 jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Nkaba nishimiye kandi ko uyu munsi twifatanyije gutera igiti cy'amahoro. Ubwo mu minsi isigaranye n'ahambere yuko tubiri Burayi tuzakomeza kubana no kwifatanya mu bikorwa bitandukanye. ariko mfite ikibazo nshaka kubaza Claude we. ariko se ugiye kubaza ikikokoza wa ariko disi kugumirwa si ikintu. ariko mwagiye muri Kazawadi akibwira abashyitsi. ngaho baza Zawadi we. Claude we urakoze cyane. njye nitwa Zawadi nkaba nkiri inkumi. mucacaka badi mucacaka nibarize Claude. none se Koro ukurikije aho wasize u Rwanda aho uherukiye inaha, ubu ni iki wishimira wasanze twaragezeho mu iterambere? Zawadi arakoze cyane, ntabwo nari muzi, gusa najyaga numva mushiki wanjye Jeannette amuvuga. Nkuko Zawadi yarambajije, muri iyi myaka 30 nishimira intambwe u Rwanda rumaze gutera mu nzego zitandukanye zigize ubuzima bw'igihugu. Nkaba nishimira iterambere nasanze ibweramahoro n'Inyamitavu. Kera inaha habaga ishuri rimwe, amazi meza n'umuriro twabyumvaga nk'umugani. Abacuruzi bakoreraga inaha bongera ngo barabyibuka. Uwazanaga imodoka imvura ikagwa ntabwo yabaga kihavuye. abashoferi bararindiraga da izuba rikava bakabona ubugenda. ubu twaradamaraye Koro. ibyo byose byabaye amateka. amashuri, amavuriro, amazi ndetse n'amashanyarazi byose byaratwegereye. Rwose nkigera inaha natewe ishema n'iterambere nasanze igihugu cyanjye cyaragezeho. Kubera iyo mpamvu ubu niyemeje kuzagira imishinga nkorera inaha. Buriya mu minsi iri imbere ibyo bikorwa muzabimenya. Reka mbashimire, murakoze cyane. Claude arakoze cyane, ni nawe udushoreje iki gikorwa cyari cyaduhuje. murakoze mugire igicamunsi cyiza. yewe ubu ngiye muri siporo yo kwiruka, reka nambarize inkweto nizo zoroshye. ese Karingane ko mbona wiyambitse utyo ugiye muhu? ngiye muri siporo mama. aho ni munyumvira abaho, nabonye utashye karengera ngo ugiye kumfasha imirimo, none urongera uragiye Karingane. none se mama wowe kubizi njya ntaye amasaha koko? maze iminsi nkora cyane numvaga naniwe, numvaga ari ngombwa gukora siporo. muranyumvira de? none si iyo umuntu ananiwe akora siporo cyangwa ugiye kongera umunaniro?
ariko mama rwose nawe urasetsa. None se ntuzi ko siporo ari ingenzi mu buzima bwacu? Ifasha umubiri gukora neza. Ahubwo mama nawe ujye uza tujyane. Ego urambabarire mama we. Ukungana rero ndi inyuma yawe tari twirukanka umuhanda wose. Ese ubundi bwo najya nkora siporo nambaye ikira? Bajya bambara imyenda ya siporo yabugenewe nk'ipantaro cyangwa ikabutura. Ahubwo nukubwira na papa mukajya mujyana. Ntabwo urahura na muzehe Rugambwa ari kumwe n'umukecuru we bari gukora siporo gahoro gahoro. Nubwo bashaje se wabonye umubiri wabo udafite imbaraga. Barase ko ari abasirimu wabishinga. Nyamara mama, gukora siporo ni ibya buri wese. Ntabwo ari umwihariko w'abantu bamwe. Ariko uzi ko ari byo. Wa mugani nanjye ndaza kugura imyenda ya siporo. Ahubwo ndaza kubwira Zawadi tujye tujyana. Dore nsigaye njya no kubyuka nkumva igufa ry'umugongo ngo koco. Ewe cyakoze ntubuze byose urancekeje. Nabundi rwose siporo ugomba kuzitangira hakiri kare utararwara rubaga impande. Ahubwo se Karingani, muri iki cyumweru uzabona akanya ngo ujye kunyereka aho bagurira iyo myenda? Nta kibazo mama, nzahakwereka rwose. Maze rero reka mbe ngiye muri siporo ubwo turasubira ngarutse. Nikoye, uyu muhanda rwose imvura yarawishe. Iyi moto yanjye se irabasha kuhanyuramo ukabyaramwe? Yewe. Reka nihute nsure Roza, tubone n'akanya gahagije ko kuza kuganira. Mubaze nuko byamugendekeye. Kare yasanze ndi kumwe n'umushyitsi, tubura uko tuganira twisanzuye. Kandi sinashakaga ko Korode abyumva. Mana yanjye koko ubu nacumuye iki? Kuki utuma ibi bimbaho koko? Njye rwose ndabona n'ubuzima ntacyo bumaze. Yewe, ndabona mpageze. Uwase kandi ninduje hano. Ndabona ari sheri wanjye Simbikango. Reka niyo mpanganya adasanga ndi kurira. Yamaye nka data. Niko sheri mwiza. Ninde wakubabaje disi giko ko mbona washavuye? Simbika mbabara ntacyo mfite cyo kuvuga. Uzi uko amaso yatukuye? Nukuri mbabarira umbwira umuntu waguteye agahinda. Mwimuri bwera amahoro izuba riva. Reka ndebe agaswara mu mufuka ngo wanagure disi giko. Uyu muntu ni umugome rwose. Niko ye. Ninde wakubabaje disi giko? Sheri, ndeka njye ndabona ubuzima bunaniye. Niki cyagushavuje koko mukobwa mwiza? Ko nakubwiye ko nzakubera byose. Nkakubera ababyeyi, nkakubera abavandimwe, nkakubera aho utari. Yewe. Aho Roze ndamusanga yura. Reka nihute mubwire iyi nkuru nziza. Ariko arampemba tu. Reka ngireyo mubwire ko namufashe nkamujyana kuri RIB. Uyu mugoroba yo kunywa agacupa ndayabonye pe. Sheri, nukuri kukubwira ibyambayeho ntacyo byamarira. Reka tubireke. Ayiwe. Awi. Mwiriwe Simbika. Uzi uko dukanze? Kuje wiruka amasigamana n'ubuhorose. Ariko ndo wajye ugira ikinyabupfura. Urabona ukuntu warudutayeho urugi? Ro, namufashe. Nari nje kukubwira ko namucakiye da. Mvuye kumushyikiriza RIB. Uravugisha ukuri ndo? Ko numva mu njimijera. Ninde wafashe ndo? Simbika, nukuri namucakiye. Ndori ko aje yiruka amasigamana yabazanye iyihe nkuru. Simbikangwa we asanze Roza yashavuye. Ese mama yababajwe n'iki? Ntuzacikwe n'igice c'180 cy'ikinamico Shirimpumu. Hari icyakunyuze, ufite ikibazo, inama cyangwa igitekerezo watanga, watwandikira ubutumwa bugufi kuri nimero ikurikira: 0788306539 cyangwa se ukohereza ubutumwa bugufi kuri email ikurikira shirimpumu2020@yahoo.com. Mushobora kandi no kudusura ku rubuga rwacu rwa YouTube Ikinamico Shirimpumu. Mukaba mwabasha kumva ikinamico zose zatambutse. Ikinamico Shirimpumu itambuka kuri Radio Rwanda buri wa kane saa 12:45 mbere y'amakuru y'Ikinyarwanda.